mu cyongereza. Umushinga wa ECD ni umushinga wa Caritas Rwanda uterwa inkunga na Plan International Rwanda. Watangiye mu 2022 ufite igihe kingana n'umwaka umwe, uza kongererwa undi mwaka. Ukora ibikorwa byibanda ku kwita ku mwana kuva agisamwa kugeza ku myaka 6, hagamijwe ko umwana akura mu gihagararo, mu bwenge, mu mibanire n'abandi, mu buzima mbamutima, mu mutekano, kandi uburenganzira bwe bukabungabungwa, bityo akazashobora kwigirira akamaro, kukagirira umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi byose bikorwa binyuze mu nkingi 6 za gahunda mbonezamikurire y'abana bato. Uyu mushinga ushyirwa mu bikorwa mu turere twa Bugesera, Nyaruguru na Gatsibo. Umushinga wa ECD wongerera ubushobozi ababyeyi, abarezi n'abarimu bo mu ngo mbonezamikurire ndetse n'abajyanama b'ubuzima kuri serivisi zikomatanyije kandi zidaheza, bibanda ku mirire, ubuzima, isuku n'isukura, kurinda no kurengera umwana, gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu burezi ndetse n'uburere buboneye. Binyuze mu nteko z'abaturage kandi mu muganda no mu mugoroba w'umuryango, umushinga wa ECD ukangurira abaturage ku buryo buboneye bwo kurera abana. Kayitesi Christine, umuhuzabikorwa w'umushinga ECD, arabisobanura. Muri uyu mushinga wa ECD dufitemo ibikorwa bitandukanye, ariko navugamo iby'ingenzi nka 3. Icya mbere ni ugukomeza kongerera ubushobozi ababyeyi, abarezi n'abarimu mu bijyanye na gahunda mbonezamikurire y'abana bato, twibanda cyane mu mahugurwa yabo ashingiye ku nkingi 6 za gahunda mbonezamikurire y'abana bato, arizo imirire, ubuzima, isuku n'isukura, kurinda no kurengera umwana, gukangura ubwonko bw'umwana binyuze mu burezi ndetse n'uburere buboneye, aho umwana afite uburenganzira bwo kurirwa kimwe n'ababyeyi bombi. Ikindi cya kabiri ni ugukomeza gukangurira abaturage binyuze mu nteko z'abaturage, mu muganda ndetse no mu mugoroba w'umuryango, bakangurirwa uburyo buboneye bwo kurera umwana ndetse kumurinda kuva agisamwa kugeza agize imyaka 6. Byagaragaye ko ubwonko bw'umwana bukura ku kigero kiri hejuru ku myaka 3. Iyo umwana rero afashijwe muri icyo gihe kuva agisamwa kugeza kuri iyo myaka 6, ni umusingi mu by'ukuri umwana bahawe mu buzima bwe bwose, mu mikurire ye, imbamutima n'abandi, gukina, gukanguka k'ubwonko, ni ukuvuga ngo nibwo buzima. Mu bindi uyu mushinga ukora harimo gutanga ibikoresho binyuranye byifashishwa mu ngo mbonezamikurire birimo iby'isuku, ibyo mu gikoni, ibikangura ubwonko, imfashanyigisho ndetse no kunganira ababyeyi bahabwa ifu y'igikoma n'isukari, byose hagamijwe kumurinda imirire mibi, indwara zituruka ku isuku nke n'ibindi. Guhitamo ingo mbonezamikurire, umushinga wa ECD ubifashwamo n'inzego z'ibanze, hakarebwa koko izikeneye ubufasha. Ikindi cya 3 dufasha gikorwa muri gahunda mbonezamikurire y'abana bato ni ugufasha amarerero kubona ibikoresho by'ibanze, harimo ibikoresho by'isuku, harimo ibikoresho bikangura ubwonko, harimo ibifasha mu nyunganizi mu mirire yabo, kugira ngo dukomeze dusigasire turinda wa mwana, cyane tunamurinda igwingira burya, kuko umwana iyo agwingiye ubuzima bwe bupfuye, ubuzima bwe buba bwangiritse. Niyo mpamvu ababyeyi bakomeza gukangurirwa umwana kuva agisamwa kugeza ku myaka 2 akitabwaho ku buryo arindwa igwingira. Noneho nyuma y'iyo myaka umwana atangira kwitabira amarerero, noneho tugakurikirana ko amarerero afashwa n'umushinga wacu atanga mu by'ukuri serivisi zikomatanyije kandi zigamije imikurire myiza y'umwana. Turakurikirana rero umunsi ku wundi, nacyo ni ikintu cy'ingenzi, gukurikirana niba serivisi
zikomatanyije zigamije imikurire myiza y'umwana zitangwa neza. Ntabwo rero twebwe duhitamo amarerero twebwe twijyanye twenyine, tugirana ibiganiro bitandukanye n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'ibanze, tukabagezaho umushinga n'icyo ugamije n'intego zawo, noneho tukababwira n'icyo twifuza, noneho tugahitamo amarerero. Nk'ubu twebwe twahisemo amarerero yo mu ngo, ibyo twita ingo mbonezamikurire, kuko habamo ingo mbonezamikurire, harimo amashuri mbonezamikurire, ariko twebwe twahisemo cyane ingo mbonezamikurire kubera ko arizo zakira abana benshi kandi ari nazo zifite ubushobozi buke bwo kugira ngo zitange izo serivisi zikomatanyije kuri abo bana. Niho twibanze rero, inzego z'ibanze zidufasha gushaka za ngo zibikeneye koko zifite ibibazo kugira ngo tubashe kuzifasha. Mu rugo mbonezamikurire umwana higira ubumenyi butandukanye hakoreshejwe imfashanyigisho zitandukanye n'ibikinisho bikangura ubwonko. Urukwavu? Ni urukwavura? Ni ihene, bravo! Haruguru, kakikira, arakoze. Kanagaki? Inkoko! Ngatwereka inkoko. Shaka inkoko. Shakisha inkoko ahere. No hasi amugereye. Arayibonye. Inka bayizi? Nganyereka inka. Abarezi bo mu ngo mbonezamikurire bavuga ko guhugurwa no guhabwa imfashanyigisho na Caritas Rwanda ku nkunga ya Plan International Rwanda byabafashije cyane guha ubumenyi no kwita ku bana mu buryo bukwiye. Ikintu cy'itandukaniro cyajemo rero, uburyo iyo wize bitandukana n'iyo utize. Iyo wize hari akantu kazamo ukabona ko serivisi watangaga atari nziza kurusha zari mbeho mbere y'uko, nyuma y'uko uhuguwe ukabona serivisi urimo gutanga uko biri biragerageza. Si bari 100% bitewe n'aho ukorera, ariko uragerageza ugahindura impinduka ugahita uzibona. Baduhaye ibikoresho birimo imfashanyigisho, inyuguti, imibare, hanyuma byaradufashije cyane kuko ubundi kubona icyo wigisha aba bana buri munsi ntabwo byakoroha, ariko imfashanyigisho baduhaye zaradufashije cyane kuko amasomo agenda ahinduka, tukabona uburyo bwo kubana nabo buri munsi. Si icyo gusa rero, iduha n'amahugurwa adufasha kumenya uko dufata umwana wacu, uburyo turengera umwana kugira ngo agire imikurire myiza n'amajyambere mu rwego rwo kurinda igwingira ry'abana rigaragara hato na hato. Duha amahugurwa menshi ku bijyanye n'uburyo bwo gukurikirana ubuzima bw'umwana n'umubyeyi urebye, uko badutangirizaga uko umugore asa kuva agisama inda kugeza umwana ageze nko mu myaka 6. Baraduhuguye cyane ku buryo baduhuguye bo baduha n'ibikoresho tuzana mu marerero, baduha ibikinisho by'abana bikangura ubwonko, batwigisha uburyo twigisha abana binyuze nko mu dukino. Rwose amahugurwa narayabonye ubu neza, usanga umwana yisanze mu bandi, ukamubaza nk'izina akagusubiza, ugatangira kumwigisha, akagutega amatwi, ndetse yanagaruka agatangira ajya muri twa tundi wamwigishije tw'imibare cyangwa tw'uturirimbo cyangwa tw'udukino, agakina n'abandi ku buryo niyo abonye n'undi muntu ntamutinya kubera baratinyutse. Gahunda ya Caritas Rwanda iterwa inkunga na Plan Rwanda. Twe nk'aba-volunteer turagenda tugafasha ababyeyi kubigisha, kuko ababyeyi barimo mu marerero icyo bakora bo babigisha mu Kinyarwanda, ariko twe kugira ngo abana bazabashe no kujya mu cyiciro gikurikiye hari icyo biyunguyeho, tubasha kubafasha tugashyira no mu Cyongereza bya bindi, tukabigisha nk'indirimbo ziri mu Cyongereza ariko zijyanye n'amasomo biga abagenewe. Baduhuguye ku buryo nk'abarezi ugomba kureramo umwana ujyanishije n'ibitari bumubangamire, kandi ukabasha kumwakira uko aje kose utabyibwiye. Nyine hari igihe umwana ashobora kuza ugasanga ni umwana ukunda kuderanja cyangwa adakunda kuba hamwe n'abandi,
nk'umurezi rero ntabwo umubangamira, ahubwo ukora ku buryo umushyira mu murongo aho azajya abasha kujya mu murongo abandi barimo. Ababyeyi barerera mu ngo mbonezamikurire zifashwa n'umushinga wa ECD bavuga ko kuva abana babo batangira kuzizamo babona hari byinshi byahindutse. Harimo kuba barungutse ubumenyi mu mibare, indimi, ubumenyi bw'ibidukikije, ibonezabuzima, umuco n'ubugeni n'imibanire n'abandi. Ababyeyi kandi barishimira ko babona n'umwanya wo gukora indi mirimo iteza imbere umuryango mu gihe abana barimo kwiga. Byose arabizi, hari icyo yiyonguyeho. Umubajije akarere arakazi, amazina y'ababyeyi be yose arayazi, kandi n'ibyo bize byose arabizi, n'ikinyabupfura arakizi. Yaje no gusenga ntabyo yari azi, ariko bazi gusengera ibiryo, akamenya ko tugiye kuryama agasenga, twanabyuka akambwira ati byuka dusenge. Ndumva hari icyo ryamumariye. Nta kintu azi, ariko ubu azi kubara kuva kuri 1 kugera kuri 20, se byaba ngombwa akanakomeza. Azi ziriya nyuguti abacada zose akazirangiza. Yaje ambwira igiti mu Cyongereza, ambwira inkweto, mbese ibintu ni bizima. Yamenye byinshi kubera ko mu muhanda ho bakuramagamo gutukana, ariko kuva bagiriye mu marerero nta mwana uzi gushira isoni, bamwigisha ikinyabupfura rwose, nta kibazo bafite. Uretse ikinyabupfura ku bijyanye n'ubumenyi ubona yarungutse kuko inyuguti zose arazizi, urazimubaza akazivuga neza, akava ku ya mbere akageza ku ya nyuma. Kuko ataraza kwiga ntabwo yanyemereraga hari icyo nkora. Najyaga mu murima nkirirwa ndwana nawe, nkataha nta n'umubyizi mbonye. Ariko ahagereye ku ishuri rwose pe ndamwohereza ngahinga, nta kibazo, mbona umubyizi. Umwana saa 5 akaza tugahurira mu rugo. Ubwo ndakajyana nkajyanye uwo musore, umwana mwiza ukunda abana cyane. Noneho nahagera kagatinya abana, noneho kankurikiraho kagafata akakagaruka kakireka ayo matelefone yanyu manini akakaganiriza. Ubwo mwuko kuganiriza hitaga ambwira ati ngaho nyari kugende wigire mu turimo, ubundi uraza kugatora mu kanya amasaha ya saa 4. Ubwo nkajyamo rero, nkajya mu turimo twanjye nkatujajabamo ngakora vuba vuba. Igihe cyagera ubwo nkazamuka kana nkagenda nkagatora, kandi ngasanga kameze neza, nta kibazo cyabaye. Mu kwita ku bana bari mu rugo mbonezamikurire, ababyeyi babigiramo uruhare, byaba mu kwegeranya ibyo bafungura, gutegura amafunguro, kuvoma amazi ndetse n'ibindi bikenerwa. Tasi igiye idufasha igihe ibikoresho bitandukanye by'isuku birimo amasafuriya n'amajerekani n'amasabune ndetse n'ibikinisho by'abana bidufasha kubakangura ubwonko, ndetse n'ifu y'igikoma n'isukari. Ariko n'ababyeyi dushyiraho uruhare kuko tubaha igikoma, nk'uko mwabibonye turanateka, tugakusanya rero buri wese akazana icyo ashoboye. Kubera rero ko dutuye ahantu hakunda kuba ibibazo by'izuba ndetse n'ubukene, ababyeyi kenshi buri muntu wese azana icyo ashoboye. Hariho utabasha kubona nyine bya bindi, ariko akabona inkwi n'amazi, kuko byose biba bigoye cyane ko amazi hano, amazi aratugora ku rwego rukomeye kuko dukenera amazi menshi. Kuko mwabibonye bari abana ni batoya, hari n'igihe biba ngombwa bakiyanduza ku rwego ruri hejuru. Ukabona rero umwana atataha atyo kandi yari yaje afite isuku, hakabaho kongera kumukorera isuku bundi bushya. Uruhare rw'ababyeyi mwebura, hari ibyo dukora natwe, hari ibyo dufasha nyine abadufasha kurera. Ubwo abana urabona tubashakira ibyo kurya mbega mu mago, tukabambika, tukabakarabya, tukabakorera amasuku. Ubwo nyine tugafatanya n'ababyeyi badufasha n'ababyeyi, kuko nabo ni ababyeyi, se twe ababyeyi twenyine, twese nyine tugafatanya, tukabashakira n'ibikoresho nyine byangombwa byo ku mashuri. Dusimburana n'ababyeyi, buri munsi twagiye dupanga ababyeyi 3, hakabamo umubyeyi umwe wigisha abana, hanyuma abandi babyeyi 2 bagateka igikoma cyangwa se bakabatekera n'ibiryo mu gihe twabikusanyije nk'ababyeyi. Mu rwego rwo kurushaho gufasha ababyeyi kugira uruhare mu ngo mbonezamikurire zifashwa n'umushinga wa ECD, ababyeyi bakanguriwe kujya mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya, abafasha kwiteza imbere, bakabona uko bita ku bana babo ndetse n'iterambere ry'umuryango muri rusange. Narigiyemo, nta kuntu nari imeze, ariko ndumva dutangije amafaranga, ndumva banza ari 800 kuko hashize iminsi. Nyuma tujya ku 1000, tugera no ku 200,
ubu tumaze kugera ku 5. Ubu muri iyi minsi ya vuba nyine maze gukuramo 40,000. Ibyo 40 n'ubundi maze kugura ibibwana 2, ikibwana ni 20. Ibibwana by'iki? By'ingurube. Kubera rero jewe hano hantu ni hato kandi ni nkaho ndi no mu rugo nyine simbona uko ndagira jyenyine. Ubwo nabyo narabirageje. Kimwe nuko hari n'icyo ndibuza n'ubuyu munsi hari icyo ndibugure nanone kiri buze hano. Iyo duhuye nizigama 1,500. Inguzanyo ndayifata n'ubu nyirimo niyo yampaye kuba ibi bikorwa ubona ni ukubera inguzanyo. Maze gufata inguzanyo ihwanye n'60,000. Ubu ngubu iyo nguzanyo yaransayidiye mbasha kuzamura iyi nzu ndetse nanjye nishakamo ubushobozi nshaka utubati ndongera kubera ko utubati nari mfite twari dukeya. Yari yaguye ubwo rero mpita shaka buryo ki nazamura inzu nyine yindi. Nagujije amafaranga ndagenda ndayakoresha arunguka arakura njyana mu ishyirahamwe nsubiza yabo ubundi mpita nyagura itungo. Itungo riye? Inka. Bayiguza nganye? 120. Kimasa rero ndateganya ko Imana ifashe kikamera neza kigakura kikamera neza yuko nakigurisha nkahita nguramo inka nkuru. Arige nakigurisha kigeze muri 300, 400, kise na 500 bishobotse. None rero nkahita nkuramo irindi tungo. Nariguze mu kwa 12. Itariki nizo numva ntazi bite nuko Noheli yabaye maze iminsi nyiguze. Yangana gite? Yari ntoya gusa kubona urabona igihe tugezemo urabona ko igiye gufunga umwaka. Itsinda ni ryiza. Umwaka ushize bwo twajyaga twizigama amafaranga 500, icyo gihe tuyizigama twarayagurizanyaga. Ku buryo umuntu avuga ati nta sabune mfite akaza mu Kimina agatwara 5,000 cyangwa 6, akagenda akagura isabune yaba nta mbuto yo gutera afite tuvuge y'ibishyimbo akagenda agatwara mu itsinda amafaranga akagenda akagura imbuto yo gutera. Mbese iyo twakoze Kimina gutyo nta mubyeyi n'umwe ugira ikibazo. Aya matsinda kandi abafasha kugurira abana babo impuzankano. Ibi bakaba bikangurirwa n'umushinga wa ECD mu rwego rwo kurushaho kugira isuku. Itsinda ku irerero ridufitiye akamaro kubera yuko niba mfitemo umwana hano ndamufite. Iyo nagiye muri iryo tsinda sinabura umwenda we w'ishuri, nshaka amafaranga iyo nguza mu itsinda ndimo n'ubundi nkagura imyenda ya wa mwana azana mu irerero. Muri bwa bushobozi bwacu twishatsemo nk'ababyeyi tugira ikimina tukizigama ibiceri 200. Ibiceri 250. 50 tuyishyira ku ruhande ikaba ingoboka mu gihe iyo twatetse dushobora kubura umunyu tukabura amavuta cyangwa se tukabura n'indagara cyangwa ubunyobwa, hanyuma ya 50 tukayigura bya bindi dukeneye dukoresha mu gikoni. Hanyuma rero ibiceri 200 undi mwaka nibwo twabikusanyije tugenda tubyegeranya tubasha gukuramo iniforume z'abana. Umwaka ushize nari mfite abana 28, ubu nsigaranye abana 20. Muri abo 28 abakuru bagiye ku ishuri. Abo bagiye ku ishuri rero bagiye bajyanye za iniforume kuko twari tuzifite. Abashyashya bandi mwabonyemo badafite iniforume ababyeyi babo nabo batangiye kuzishaka muri bwa bwizigame bwacu twagiye dukusanya kugira ngo nabo twabonere imyambaro y'ishuri. Twizigama ibiceri 200 buri cyumweru. Iyo twizigamye 200 rero turayakusanya twese hamwe tukagenda tukagura igitambaro tukagihereza umutayeri akatudodera abana tukabaha iniforume. Aba babyeyi kandi bagira uruhare mu gutunganya imirima y'igikoni itandukanye ndumburabutaka yongerewe ubujyakuzimu ikoresheje ifumbire ya kamere ahari urugo mbonezamikurire ndetse no mu rugo kugira ngo abana bajye babona imboga. Abakozi b'umushinga wa ECD bafasha ababyeyi gutegura iyi mirima. Warangiza ukarisanzamo neza ugatambikaho uduti, warangiza ugafata ibyatsi bitandukanye ibibisi n'ibyumye. Harimo kimari, harimo runuka, harimo ibisi byatsi bifite impumuro izatuma udukoko tutajya mu mboga. Noneho warangiza ukavangamo n'ibyatsi byumye. Ibyo ngibyo mvuze mbere byabaga ari bibisi. Noneho ukabisanzamo. Noneho warangiza ugafata itaka ryataka twakuyeho twashyize ku ruhande ukarishyira hejuru ya bya byatsi. Bivanzemo n'iki? Bivanzemo n'ifumbire. Ifumbire nziza ihoze. Noneho warangiza rero y'imborera. Imvaruganda. Yego.
warangiza gushyiraho iyo fumbire rero ukayivangamo noneho ugateraho za mboga zawe. Twahuguwe na Caritas na Plan, duhugurwa ku guteka indyo yuzuye, duhugurwa ku gukora uturima tw'igikoni, ari uturima tw'igikoni dusanzwe, ari uturima twitse. Baduhuguye ibintu byinshi muri rusange Caritas na Plan. Mubasha kubishyira mu bikorwa se? Yego, twabishyize mu bikorwa. Ubu ngubu twakoze uturima tw'igikoni, hari aho imboga zameze zirafata, hari n'aho turimo twubaka ubu ngubu udushyashya. Aya hano hafi hegeye urugo niho hejuru kirani abariko kujya kubasarura imboga, kuko nababwiye ko ubutaka buhingwa bwamaze kuba gasi bwagiye hejuru, ntabwo imizi ijya munsi ngo ivomemo cyane. Wabyumvise? Ikindi akamaro k'ibi byatsi nabwo ko ubundi cyarazaga iyo umaze gusarura ahantu wahita guraza, urumva bigaragara ko ifumbire y'imborera cyangwa imborera sijehe mu butaka. Kuko abazanyemo inuza ari ibyatsi nabonyemo by'inturusu, nta nusu turi gushyira mu inusu, iyo izana acide, iba ari acide, sibyo? Nicisha amahirwe cyo iki cyatsi ni cyiza cyane, kimugaye kuri phosphore, cyica amahirwe. Tugiye gushyiramo bino byatsi. Iyo umaze gushyiramo ibyatsi nabyo ntubikandagiramo, uzagaruraho iki itaka rivanze n'iki n'imborera. Imikumbu kuna iramera muyivana icyo cyatsi yo kimera nk'icyo kinini, icyo cyica amarwa nacyo kiramera, icyo kwani cyata kimera, ushyiramo ibyamaze kujya gute kiramera, ibikiri bishyashya. Ubundi turadushakamo uko dushyiramo ibyatsi, nako ubundi tuvuga ngo hari ibinyamisorwe, hari ibyatsi by'ibinyamisorwe, sibyo? Hari ubwo mushaka kujya gute uko bikungaye ku ibinyamisorwe bikungaye kuri azote. Azote ni iki? Nka ire murayizi ifumbire ya ire, ni ifumbire ituma ibyatsi ibimera bibyibuha. Bagira ifumbire kandi ifumbire ya kinshyashya uvanga ukoresheje n'intoki. Ababyeyi b'abagabo bafite abana bari mu ngo mbonezamikurire bagira amatsinda bahuriramo yitwa Fathers Club, aho bigira kwita ku bana babo neza. Aba babyeyi bakora ubukangurambaga ku nkingi 6 za gahunda mbonezamikurire y'abana bato, bibanda cyane cyane ku burere buboneye mu nteko z'abaturage ndetse no mu muganda. Ababyeyi b'abagabo duhurira mu ngo mbonezamikurire z'abana bato, hanyuma tukigisha ababyeyi b'abagabo bagenzi bacu ndetse n'abamama ku bijyanye n'uburere buboneye n'iterambere ry'umuryango. Hanyuma twasanze mbere tutarahugurwa hari imirimo twabonaga igenewe abagore, ariko ubu twaje kubona ko imirimo yose abamama cyangwa n'abapapa bagomba kuyihuriraho mu bufatanye bakayikora kugira ngo umwana bahabwe uburere buboneye. Mbere umubyeyi w'umugabo yumvaga ko atari ngombwa kuba yaganiriza umwana w'umukobwa, yumvaga atari ngombwa kuba yaganiriza umwana ari mu nda, ariko ibyo byose turabahugura tukabigisha uburyo uwo mubyeyi w'umupapa aganiriza umwana akiri mu nda, yamara no kuvuka agakomeza kumuha uburere buboneye, amuganiriza, amuba hafi afatanije na mama we. Hari ibintu byinshi tutari dusobanukiwemo ndetse na benshi bari muri aba ngaba ndetse nanjye ndimo, twumvaga ko inshingano nyinshi zose kurenganzira bw'umwana n'uburere twabihariraga abadamu, aho wasangaga nimba umwana arwaye ari umudamu, niba ari gupimisha ari umudamu bireba. Iyo rimwe na rimwe aho wasangaga umugabo nimba afite inote y'1000 avuga ati njyewe n'ibiriya mu rugo hari ibijumba nibyo bari burya. Ahubwo tumaze guhugurirwa ku bigendanye n'ubwo bakangura ubwonko bw'abana kuva umudamu yasama kugeza mu mikurire y'umwana, gutunganya indyo yuzuye, natwe twagiye kubishishikariza abo bagenzi bacu. Nanone gupimisha nk'umwana mu gihe umudamu afite ikibazo, umugabo yamujyana akamupimisha umujyanama w'ubuzima, akamupima ibiro, akamenya ko umwana we ahagaze, akamenya ibiro bye,
akamenya n'ikintu yakora kugira ngo wa mwana agire imirire myiza. Ibyo rero bitumye na tubitangariza abantu mu nteko tukabyigisha abagabo, kandi tubona bimaze kugira umusaruro, aho usanga abana basigaye bafite imirire bose basanga bafite imirire myiza. Kandi tunagenda dukora twigisha abantu uburyo bakora uturima tw'igikoni kuko natwe babitwigishije. Ubwo rero byazanye impinduka kuko usanga abantu bafite imibereho myiza, imirire myiza. Turaza turahugurirwa uko umuntu agomba kwita ku mwana. Mu gihe tutabikoraga twumvaga ko bitatureba, dukangurira uburyo umuntu yita ku mwana, dusanga umwana ni uw'umugore n'umugabo, bagafatanya kumurera, bakamuha uburere bwiza. Umugore yaba atabonetse, umugabo akaboneka, akarabya umwana, akamujyana akajya ku ishuri. Yava ku ishuri umugore adahari, umugabo ntibitume atagaburira umwana. Ndetse umugore yaba yagize iyindi mpamvu, umugabo ntabe yavuga ngo ngiye sinasoroma imboga ngo nteke umwana mugaburire agenda ariye cyangwa se mushigishire igikoma. Aya mahugurwa baraduhaye kandi turabanza turabikora, tubikoze tubona bifite impinduka nziza mu muryango, ndetse tubona abana batangiye kugira uburere bwiza. Umwana yagera muhira yasanga mama adahari, yahasanga papa, ukabona umwana arishimye kuko atari buhagere ngo asonze mu gihe kare kose tutarabona amahugurwa. Umwana yahageraga ukamubwira ngo mama wawe ntahari, tegereza naza kuza arakugaburira. Bakimara kuduhugura twebwe twisubiye dusanga hari ibyo twashije twari twarataye. Hatwe nk'abagabo kumva mu gihe mu gikoni ugiye gucana gushigisha igikoma ngo umwana cyari ikibazo, ntari kubyita ngo byari byo abadamu. Ariko nk'uyu munsi umwana agize gutya akagira aritunye, mufata ukamanagura ukamutunganya, byamaze kutwinjiraho. Dusanga ndetse ibingibi bifite inshingano nziza tuvuga mbere twari twaratakaye cyane. Ariko ubundi burya kugira ngo umuco winjire mu bantu hari ibintu byari byaramaze kuba nka kode mu mitwe yacu. Ba data kera tukivuka twari tumenye ubwenge, twaba tuzi ko umwana ari uw'umugore, umugabo inshingano ze zikaba ari uguhinga no guhahira urwo yaza yashyiraho asigaye birwanaho. Ariko nta nubwo twari tuzi n'uburere buboneye ku mwana, kuko twabonaga gusa ukabona umwana wawe mbona akura, mbona akina n'abandi, si ubundi ikibazo kindi kiri. Ariko twasanze hari ibintu tuzubahirizaga. Nimba koko nk'umwana mama we yamunsigiye ndi muhira, umwana yanazira inzara kandi ibyo kurya bihari, nkavuga ngo ibishyimbo birahari mu nkono, ibijumba birahari, nkazinwa nkajya guhinga, nahinguka ngakaraba ubwo nkigira ku kabari nkanywa icupa, abandi nyina naza cyo kumugaburira. Twari tuzi ko ndetse no kwegera inkono hari ku mugabo ari nk'icyaha, tukumva ni ibintu bitakutureba. Nawe noneho inkoko nkaba nzi ko inkoko ari ukutora amagi nkayagurisha, umwana akajya barinza ngo igi ry'inkoko rimwe cyangwa inka yanjye ikabikama, amata nkayanyashora ku muhanda, abantu nimbaguramo akawunga nkaguramo umuceri ngo bariye neza. Ariko tumaze guhugurwa, Caritas imaze kuduhugura, twamenye ko hari inshingano nyinshi twirengagizaga. N'umwana yaba avuye nko kwiga yaza kabazi ko se ari inyamaswa, agakora ari igikange yarahabutse. Ariyo nk'ubu umwana yaje nkamusuhuza nkanamuterura, ese amasomo aragenda, mwarimu yabukosoye, nyere ko yabukosoye. Waho ni mwana muto nawe kikambakamba cyangwa w'incuke, aye nkamuhamagara kaza nkamuterura, yaba timyire nkamunyira, yaba yagiye mu byo nkamuhanagura. Icyo gihe n'umwana abona urukundo rw'ababyeyi bose, akabiyumvamo, akamenya ko ari se, ari mama we. Umushinga wa ECD ufasha ingo mbonezamikurire zigera kuri 79 zirimo 20 zo mu karere ka Bugesera, 16 zo mu karere ka Nyaruguru na 43 zo mu karere ka Gatsibo.